Yes, mwana ndake narababwiye ngo uko ngenda murabona moto iraca mu mazi my friend. Moto iraca mu mazi, uyu ni umujyi w'amabuye y'agaciro. Rero nkanjye mwana ndake namaze kwinjira kabisa aha dore ni ukuvuga ngo motari arantwara mu mabuye, aba bose bari kwitsimbira hano. Ndaza kubereka abaturage baba banitse mu by'ukuri, kanze mbereke ruguru mbereke. Aha bari kuzitsimba ngabo, batsimba ngabo, dore ngaba batsimba sasa, ngaba batsimba y'amabuye y'agaciro muri uyu mugezi wose kabisa. Kizana hariya rebe ngabo abandi bari kuprosoma hariya, ngaba abandi barazanitse hakurya. Aha ego noneho twambuke tu, ariko turagenda kamera iriho kugira ngo mbereke. Turimo turazamuka umusozi. Motari buriya rwose aramutse aguye telefone yanjye uhitigwa. Aha se wareka nkiyambutsa? oya biba bisaba kuguheka, biba bisaba kuguheka hano, bisaba tukumeka. biba bisaba kuguheka. Basi ugende neza, iki cyuma cy'abanyarwanda kitagira ikibazo. Ni ukuvuga ngo aba bantu bari gutsimba muri aya mabuye nta taxe batanga. Ubona motari mana dore goreka hano mbeho, dore reba umugezi motari anyambukije ahangaha. Narababwiye ngo inkuru dukora ahangaha ziratuvuna na moto kuyikuramo bibaye ikibazo. Dore aba bose ni ukuvuga ngo nta muntu wa hano mu Rubaya utazi amabuye. Ngiyo kariyeri sasa, murabona pole sana kabisa. Ngufashe yavuyemo. urabibona nanjye munshiremo, nanjye uranshiramo. None se mota ubu kuki wahisemo ikimotari ukanga gutsimba? niko kazi twabonye, mbese ko tutize ntago twize. Ariko urabona abantu ba hano bose baza amabuye icyo ari cyo. aba bose babona bose mureba bagenda ngo bari gushaka amabuye, bose barayazi. Ni ukuvuga ngo ukuza abantu bandika ibishyimbo, ukuza abantu bandika amasaka, niko ahangaha za Karambayiro banika amabuye y'agaciro. Niko banika rwose amabuye y'agaciro ahangaha mu Binyanga, nicyo bita inzahabu. Ahangaha nta mukecuru nta mwana utazi icyo bita inzahabu. Ego nyakubahwa muyobozi wa teritwari ya Masisi, ubwo duheruka hano mu Rubaya twari turi muri quartier Mateus. Noneho ubu ngubu urabona ko turi muri iyi twavuga ko ni centre ville cyangwa ni rompuwe ya Sun City. Ni rompu Rubaya aho bita ku Sun City. Yego ni Sun City Rubaya. Ndabona iriya nzu ubona hariya ni inzu y'imbaho. Niyo hoteli yabaga hano. Ariko ngira ngo bamaze kubona yuko hoteli zamaze kuba nyinshi, abantu barimo barubaka kubera amahoro. Yego iterambere rya Rubaya riri gukomoka he? Buriya abantu abaturage bose mubona batagize ubuyobozi bubagira inama ntacyo bageraho. Nuko tubaba hafi tukaganira nabo. Ibibazo bahuraga nabyo bya buri munsi bo ntabwo babibonaga, ariko twebwe turabibona. Hano yewe Rubaya nyumazemo imyaka igera muri 20 hano Rubaya, imyaka 20 mba hano Rubaya. Ahangaha aya mazu ubona inshuro mahiri yewe zirarenga inshuro 10. Na hano haruguru naho zari naho hari inshuro nyinshi. Rero ni Rubaya hari Mateus, urare amaduka akomeye hari nayo yajya agashamo n'ibicuruzwa by'abaturage, ugasanga abaturage barahomba. Rero kubera icyo kintu njye numvaga kindimo, nawe reka turi ukuntu tuganira n'abanyarwanda bubaka amazu meza, bubaka amategeko, ariko dukomeza kujya bahomba kandi tubireba. Yego ubwo hari ikiganiro nakoze ahangaha, abantu batangariza inyubako bakibaza ngo aba baturage ba Rubaya
bari bafite amafaranga angana gutya. Hari abakire twaganiriye bari kubaka inyubako hano hafi ya rompuwe, bambwiye ngo ni inama zanyu gusa, mwabikoze mute? Jewe nsanzwe mbazi kuko ndi umunyarubaye, umuturage wa Rubaye ubona aha ngaha byonyine kugira ngo ubone n'izo gukodesha biragoye. Abantu inzu ifite ibyumba 5 usanga irimo abantu imiryango igera kuri 5 bose bacumbitse muri ya nzu. Rero Rubaya baba bafite amafaranga, niyo mpamvu urimo kubona baburaga ibitekerezo, baburaga bafasha mu bitekerezo. Aba bantu bose baba Rubaya turi kubona aha ngaha burije, ariko reba mbutiyaje mu mujyi. Uramutse uzamutse ukagera nka hariya ruguru, ukagera Matewusi z'isaha, cyangwa ukazamuka ku isoko ry'imari, cyangwa ukazamuka aho bita ku bisi, inzira izamuka ijya mu kariyeri ku muderi, cyangwa ukazamuka kwa padiri, cyangwa ukazamuka ugacana ugaca ihembe, cyangwa ukerekera inzira ijya za Kibazo. Hari abaturage benshi, ariko Rubaye iratuwe pe, kandi tuwe n'abantu baturuka ahantu hagiye hatandukanye. M23 mushaka igihugu kimeze gite duhereye Rubaye? Igihugu cy'amahoro, ushaka igihugu cy'amahoro, icyo nicyo cyane, aho abaturage bishyira bakiza. Noneho umuturage icyaharanira ni ukubaho, icyaharanira ni ukubona atera imbere, icyo yari afite ejo kigahinduka akagira ikindi. Rero ibyo nibyo twifuza. Ako Rubaya ngo harimo inyeshyamba nyinshi, imitwe y'inyeshyamba nyinshi. Yewe wabaga aha ngaha, hano hari abasore uze yuko batajya munsi y'50 bari mu mitwe y'inyeshyamba zigiye zitandukanye. Icyambere habaga FDL, hano hirya Ikibazo habaga inkambi ya FDL, hano hirya ngo bihambi habaga inkambi ya FDL. Noneho hakaba n'abaturage bandi bananiwe kubera ubuvuzi bwinshi bukabatera kujya mu mitwe y'inyeshyamba. Hano habaga inkambi z'abantu bahunguka bahunze baturuka za Kabusa zahe, ugasanga haruza abantu benshi. Biriya byatumye bagira imitwe myinshi y'inyeshyamba. Habaga uwitwa General Mutayomba, hakaba uwitwa General Mahoro, uwo buri wese afite ingabo ze. Ubwo nawe ni general? Ni general. Hakaba uwitwa General Obedi. Abo bose twaratsimbanaga mu kariyeri hano. Obedi we yari na coordinateur wa kariyeri, Mutayomba yari umutsimba usanzwe, Mahoro we twaranatsimbanaga mu mashimo twegeranye aho ngaho. Hakabaho abitwa ba Delta, hakabaho abitwa kamvuga n'aba FDL nizo zari nyinshanga, kamvuga na FRDC z'abaganga zirimo General Mugabe wabone hano hirya, bose babaga ahangaha. Kandi bose hano habaga na TD, hakaba na auditora, hakaba na polisi. Bose navuga ko yari imitwe yitwaje intwaro. None se polisi hano yari ifite nka polisi zitandukanye, ifite n'ibyiciro bigera nko muri 5, kuko habagaho PVS, polisi territoriale, polisi de mine, hakabamo nyinshi, bari benshi cyane. Noneho na tete zikabamo ubwoko bugera nko kuri 5, na auditora nayo ikaba ahangaha. Bose babaga ahangaha ari imitwe yo kwiba gusa. Yego. Bikamubwira iki? Hano nyuma ya service. Habaga umudamu witwaga Mama Reponse. Mama Reponse yari afite umutwe w'amabandi yo kwiba. Ari umugore? Ari umugore. Hano bakaba undi mupolisi witwa Gandera, nibagiwe izina rye, yabaga kuri ubu. Yego. Umupolisi nawe yitwa yari imitwe ibiri baranagabanye abantu ko kwiba amafasi. Bose bari bafite ahantu batanga amaraporo. Mama Reponse yibaga iki gice cya ruguru, ubundi akiba igice cyaho. Nanjye bigeze kunyiba mbagaca ihembe, baranyiba ngiye kubishaka, barangije barambwira ngo uraduha $200 n'ibintu byawe. Yayaba bimwe barabima, ibindi ndabibura. Rero hano ubwaho navuga yuko hari zagara batazi igihugu, batazi amategeko. Wagendaga gutya izi sawa wasangaga ari inkoni gusa, abantu bakubitwa n'ibyo biberaga. Reka dusoze, ariko iri terambere rya Rubaya, uyu mugezi wa Rushoga ndabona uri buryangize. Uyu mugezi wa Rushoga murarwana nawo gute? Uko mwarwanyije imitwe yose yabaga muri za Rubaya mukayikuramo, urabona ko ikibazo gisigara ari umugezi Rushoga fandi? Ikintu cyo nakubwira cyo abaturage ba Rubaya barumva,
warumva na mu gitondo saa mbiri nari mfitanye inama n'abaturage ba hano Rubaga, aba bacuruzi, aba operateri ekonomike, twari dufitanye inama ku biro ku teritwari, twaganiriye nibo bampaye igitekerezo bampaye turaza kubikora. Icyo nzi cy'umugezi yavuga ngo umugezi uragoye ariko hari ukuntu tuzabikora. Bampaye igitekerezo ngo turebe ukuntu twakubaka mire urukuta ruzengurutse rwo gutangira uyu mugezi kandi turabikora. Reka tugushimira Fandi.